Haleluya. Ese hari ubuzima mu nzu y'Imana? Niba buhariza mu ukuboko gutya. Amen. Yesu ashimwe. Ndanezerewe cyane kuba ndi hano. Ni inzozi isohoye. Wenda kuri mwebwe biroroshye n'umushyitsi wabasuye, ariko kuri twebwe cyane cyane kuri jyewe ni inzozi zisohoye. Narose kuba hano hantu igihe kirekire cyane. Rero ndashimira Imana cyane itumye mpaba, ndetse ndashimira Imana ko mbasanze iwanyu. Ndabishimye. Simpaza ahandi, najyaga nohereza umutware wanjye nkamwemerera kuza kambwira ko yahageze, ariko simpazi. Rero ndashimira Imana cyane ko ndi hano muri Abundant Life Church. Nukuri mpaye Uwiteka icyubahiro cyane ndetse cyane. Haleluya. Turabakunda nubwo tuba kure yanyu, ariko turabakunda, turabatekereza, dukurikirana amakuru hafi, cyane cyane ku masitati, tukabona ibyabaye muri church, ubundi byashoboka tukavugana n'umushumba wanyu. Rero turashimira Imana ko uyu munsi turi kuhibera, amafoto ari bujye kuri stati nanjye nza kuba ndiho. Amen. Haleluya. Umwanya nk'uyu rero umuntu aba afite ibintu byinshi cyane yavuga. Byinshi cyane. Ndumva kubabona, kuba ndi kumwe na Pastor Ididia, byose ni ibintu biri emotionnel, ni ibintu numva twakwicara tukayaga mugani wanyu, tukayaga gusa tugatahira ibyo. Kubabona mwese muhari ni by'umugisha, ariko kandi ni ngombwa yuko twigana ijambo ry'Imana, turishyira imbere y'ibindi byose. Haleluya. So niyo mpamvu muranyemerera, amakuru tuzagenda tuyavugana gahoro, ariko reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Nizere ko ikinyarwanda cyanjye mucyumva. Amen. Tugiye kureba rero amaso y'impwemu. Imana ifashe iryo jambo ndifate. Amaso y'impwemu, cyangwa twebwe tuvuga ngo amaso y'umwuka, ariko ni kimwe n'amaso y'impwemu. Turasoma ijambo ry'Imana mu Befeso igice cya mbere, umurongo wa 15 kugera ku wa 18. Abefeso igice cya mbere, umurongo, niko muvuga igice cyangwa muvuga igice cya chapitre ya mbere, kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 18. Uku byanditseho ni nako biri mu mutima wanjye, nubwo nitije gusa amagambo ya Paulo, ariko mu by'ukuri niko biri mu mutima wanjye, ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu. Maze kumva uburyo abo muri Abundant Life mwizera umwami Yesu. Twaje mu kanya ndiho mvuga ngo cyakoze ibitangaza bibaho. Mbonye aho tunyuze kugira ngo tugere hano, ndavuga ibi ni bya byanditswe bivuga ngo muzanyura mu muriro ntugire icyo batwara neza. Ubu rero nanjye nicyo gituma maze kumva uburyo mwizera umwami, maze kumva uburyo mwaje nta gitoro gihari mu mujyi, ariko mukaba mwaje. Maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu, mugakunda abera bose. Mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. Mbasengera iki rero? Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge. Ibahe mwese, ntigire uwinyuraho, ntigire uwisiga, ibahe umwuka w'ubwenge. Muri aya masengesho y'iminsi 40 yo kwisonzesha, mutahana umwuka w'ubwenge. Mu byo mwabona byose, yego ndabizi kuri list ushobora kuba ufite inzu, amadeni n'ibindi byinshi, ariko mu byo wakwakira byose muri iyi minsi 40, Imana iguha amaso y'ubwenge, Imana iguha umwuka w'ubwenge, ngo no guhishurirwa bitume muyimenya, bitume mumenya Imana, bitume muyisobanukirwa, bitume mutabana nayo mutayizi, bitume musobanukirwa imvugo y'Imana. Aya masengesho agusunikira ahantu nawe ubwawe ubona yuko wavuye ku rugero rumwe ujya ahandi, wavuye aho utumva neza
ujya hahandi wumva neza, wavuye hahandi ureba abantu bameze nk'ibiti ugera ahantu ureba neza clairement. Haleluya. Ngo bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza. Sinzi uko mu Kirundi babivuze, ni gutyo nyine. Yihweze, mu yandi magambo amurikirwe, abe éclairé, amurikirwe, umucyo w'Imana urasire amaso y'imyuka yanyu, amaso y'impwemu yanyu, ngo ahweze mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Byaba bibabaza cyane tubayeho mu buzima bwo gusenga twisonzesheje, ariko mu by'ukuri tubuze ubwenge. Bibiliya iravuga gutya ngo ubwoko bwanjye cyangwa se abantu banjye barimbutse bazize kutagira ubwenge, kutamenya. Imana ikongera ikavuga ngo ubuze ubwenge ndamureka, ndamwihorera. Hari ibintu byinshi bitubaho kubera yuko tubuze ubwenge, kuko amaso yacu ahumye, atareba. Turi nk'impumyi. Impumyi bagita gute mu Kirundi? Ni impumyi. Tumeze nk'impumyi, ariko nyamara hanze aha tureba neza. Ngewe mfite uburwayi bw'amaso, ntabwo ndeba kure, ngira miyopi, nkuko benshi hano mbona mwambaye amarinete. Nanjye njya nambara rinete, n'ubu hari utwo nambayemo kugira ngo mbashe kureba neza, kuko simbasha kureba kure. Amaso uko tuyafite mu mubiri niko tuyagira no mu mpwemu. Imitima yacu nayo igira amaso. Nkuko ufite ayo ku mubiri niko nayo mpwemu nayo aba ahari. Niyo mpamvu Pawulo asengeye Abefeso arababwira ngo icyo mbasabira ni kimwe gusa, nuko amaso y'imitima yanyu yamurikirwa, mukareka kuba impumyi, mukareba, mukamenya iby'ubu buzima, mukamenya iby'ubu bwenge, mukamenya iby'Imana. Nimubinjiji mu by'Imana, mugasobanukirwa kurushaho icyo Imana ibashaka, ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Hari icyo Imana yaguhamagaye yakwiringije, hari icyo Imana yagusezeranyijeho, hari icyo Imana yakuvuzeho, hari icyo Imana igutezeho, igutegerejeho. Niyo mpamvu amaso yawe nahuma, nutareba ntuzasobanukirwa iby'Imana igutezeho. Haleluya. Amaso y'umubiri rero ajya areba ibisanzwe. Amaso y'umubiri ashobora kureba urugero imodoka, akabona imodoka ni nziza, akabona ifite couleur nziza, ibara ryiza. Amaso y'umubiri naho ngaho agarukira. Amaso y'ubugingo cyangwa se ame yo ajya kureho gato, akareba ngo iyi modoka nubwo ari umweru, nubwo isa neza, ariko ni na marke ikomeye, aho hagiyemo ubwenge. Ariko nubwo imeze neza, ariko iranywa cyane. Ayo ni amaso yo muri ame. Hanyuma wasenga kubera ko itangiye kunywa cyane iyo modoka, ugasenga Imana ikaguhishurira iti nyamara wajya uyikodesha ikakwinjiriza. Ayo ni amaso y'impwemu. Byose ni amaso. Ay'umubiri yabonye imodoka nziza, yabonye kudoda, yabonye umunyenga lift, yabonye ibiryoshye. Aya ame, ay'ubugingo hajemo ubwenge. Arebye imodoka ariko nubwo ari nziza, ni marke nziza, ni Volvo igikomera, ni Mercedes, ni imodoka ya luxe, ni imodoka nziza. Ay'imwemu akavuga ati nyamara iyi modoka wayibyaza umusaruro, wabonamo ikindi. Ni ukuvuga ngo wa wundi warebye gusa ko ari nziza, akareba ukuntu adoda neza, agarukira aho ngaho. Niyo mpamvu dusenga rero, kugira ngo Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo iduha amaso adapfa kureba ibyo hanze gusa, atareba kudoda gusa, areba umusaruro wundi wavamo. Haleluya. Abana bawe nubareba, nureba ibibebe by'icyo mama, oya urenzeho, ubonemo abahanuzi, ubonemo abakozi b'Imana, ubonemo abakunda Imana, ubone bazatwara amahanga ku bwa Kristo. Ntugarukire inzobe
nziza. Abajene muri aha mwifuza kurongora, haleluya, haleluya. Abakobwa mwifuza kurongorwa, haleluya. Ko mutavuga amen hano ntabwo mushaka kurongorwa? Bimeze bitera. Abasore, Imana ibaha amaso y'impwemu, nimukarebe gusa ibiri inyuma. Mu Rwanda tubyita ngo housing, iby'inyuma, karkasi, ibigaragara inyuma gusa. Uvuga uti umva, uyu wewe nimusohokana nzaba nemeje za nshuti zanjye zose. Uhereye ku nzobeye ugakurikiza kuri taye ye, ukarangiza ateye neza neza nk'igisabo. Hano mugira ibisabo, ateye neza neza nk'ibisabo. Ayo nayo umubiri areba ibyo. Niba wicaranye n'umujene umubwira uti nyamuntu urakagira amaso y'impwemu, ntukareba iby'inyuma gusa. Urakagira amaso y'impwemu, ntukareba iby'inyuma gusa. Abakobwa bacu nabo bajya bagira ayo maso y'umubiri, nabo bagira gutya bakareba. None afise frigo, none afise imuduga, afise inzu. Ibyo ni by'umubiri muvandimwe wanjye, ibyo si byo byubaka na gato. Amaso y'impwemu rero arenga ibigaragara hanze. Amaso y'impwemu arenga inzobe, ukareba ariko uyu mukobwa ukuntu asenga, buriya niduhura n'ideni azabasha gusenga kwihangana. Haleluya, haleluya. Inzobe mushobora guhura n'ikibazo ikirabura, ikirabura rwose, amenyo meza agahinduka umukara, ibintu byose bikivanga. Amaso y'impwemu rero uhumekewe n'umwuka wera agufasha kubona birenze ibyo uri kureba hano, agufasha kureba kure birenze ibyo wowe warebesha amaso gutya. Ndashimira Imana kubw'uyu mutware wanjye, twamenyanye rwose ari, navuga ngo yari yoroheje. Ntabwo yari umukene mutindi, ariko yari yoroheje. Kubyita akazina keza, mwabyumvise? Kugira nze gutaha amahoro bavandi, siko bimeze? Haleluya. Mugira ubwenge, sindi kubigisha ubwenge se? Aha. Dura rero amaso y'umubiri yanyerekaga umujene mwiza ariko udafite kwahagaze neza. Amaso y'umubiri akanyereka yego ni mwiza, yego ariko icyo gihe yarakinananutse. Nyina amaso y'umubiri akanyereka ko nta kintu gihari, kandi hari abandi bapoza kandidatire, mbona ko bishoboka gucamo neza. Haleluya. Nkabona amaso y'umubiri ari kunyereka ibindi byiza usumba amaso y'impwemu. Ariko nkagira gutya rimwe na rimwe, twari dutuye hafi ya eglise, nkagira gutya nahanyura mperekeje abashyitsi, nkamwumva ari gusenga, nkumva ari gusenga neza, nkabyumva mu mutima wanjye. Ariko nutarongorwa n'umusore ushaka Imana gutya, uzakura hehe undi umeze gutya ushaka Imana gutya? Nkumva neza umwuka wera ambwira ati nubona yuko atinya Imana, wenda ntabyo afite ariko atinya Imana, kandi utinya Imana hari ibyaha atazajyamo. Utinya Imana azakwegereza nawe uyitinye. Utinya Imana hari ibirushya abandi bagore bitazakurusha wowe, kuko atinya Imana. Amaso y'impwemu niyo yonyine yatumye nemeranywa nawe, nkamubwira ni tugende. Kandi uko tugendana hari ibintu byinshi bigenda biza, bya bindi benshi bifuza bigenda biza. Ariko iyo ari ibyo ushyize imbere birakugora mu buzima. Paulo rero aravuze ati ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu ahweze. Nanjye ndasenga ngo muri iyi minsi 40 yo kwisonzesha, uko muza, ukuza nta gitoro, amaguru kubita, uko usenga, uko upfukama, Imana ihumura amaso yawe, ugira ibyo ubona mu buzima bwawe. Ikibazo ufite nuko utarahumura amaso, utarahumuka amaso. Nuhumuka amaso n'igisubizo uraza kukibona hafi aho. Hagari yahunze umugore witwa
Sara yamumereye nabi ari kumumaltreta, amumereye nabi. Agara arahunga. Yego yaramumereye nabi ariko niwe wabiteye nawe yabuze amaso y'ubwenge. Ariko aramutera nuko arahunga. Ageze mu butayu, Bibiliya iravuga ngo afata umwana we amutereka hariya, atera intambwe arahunga, aravuga ati sinshaka kureba aho umwana wanjye apfuye, kuko yabonaga umwana apfuye birangiye. Bibiliya iravuga ngo marayika w'Imana araza aramubwira ngo ariko Haga urarizwa n'iki ko numvise gutaka k'umwana? Bibiliya iravuga ngo Imana imuhumura amaso ngo abona amazi. Ayo mazi yarahari ntiyarahari? Yarahari bavandimwe, cyangwa na Imana yaremye ako kanya? None yarizwaga n'amazi ari hafi ye? Vuguta amaso ntiyarebaga. Amaso yawe yatareba ubona ibintu bicuramye. Amaso yawe yatareba ntabwo ubona igisubizo kandi kiri hafi yawe. Amaso yawe yacuramye ubona umutahe, kapitale y'amafaranga ukayashora mu bitari byo, kuko amaso yawe ahumye, nyuma y'igihe gito ukabura hombye. Imana iduha amaso y'imitima yacu ahumuke, tubashe gusobanukirwa, tubashe kumenya. Turasoma ikindi cyanditswe hano. Bibiliya iratubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya 9. Umugabo witwa Sawuli, ndumva mumuzi cyane, n'inkuru ye murayizi cyane. Sawuli yari umugabo wakundaga idini rye cyane, nk'ukuntu bamwe hano mukunda abundant life cyane, wumva wayitangira. Sawuli nawe niko yarameze, yakundaga idini rye cyane, ku buryo abantu bakurikiye umwami Yesu yabonaga barayobye, akabona baravuye mu nzira nyayo y'ukuri. Sawuli rimwe umunsi umwe aravuga ati ariko abashumba banjye aribo bafarisayo ko mbona batesetse n'iki kibazo cy'aba bantu bakurikira Yesu, jewe ndahaguruka mbibakemurire. Akajya agenda mu midugudu, akagenda agafunga abantu bose bakurikira umwami Yesu, akabafata akabakubita mu magereza, akababwira ati murekeraho gukurikira umwami Yesu, ibyo n'ubuyobe. Ndashaka yuko mukurikira iby'abafarisayo batwigisha, mujya mu masinagogi, ibyo bintu byanyu byo gusengera mu mago mubiveho. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe asaba inzandiko, aravuga ati Yerusalemu ndabona nabatoteje bihagije, reka njye na Damasiko. Asaba inzandiko, bamuhana abagarde, aragenda. Ari mu nzira, haleluya, ari mu nzira agiye kugira ngo yice anafunge abantu bakurikiraga Yesu. Bibiliya iravuga ngo umucyo uramutungura. Umucyo gutungure muri iyi minsi 40. Umucyo w'Imana utungure nabo mu muryango wawe muri iyi minsi 40. Umucyo w'Imana utungura ababyeyi bawe, umucyo w'Imana utungura abo bana ubona bakunaniye, abo ubona bagiye wibaza iyo bajya, abo bose ureba ukabeza uti Mana ubuse koko bizagenda bite? Aho iyo nyine aho bagiye, iyo bari mu rumogi, iyo bari mu nzoga, umucyo w'Imana ubatungure muri iyi minsi 40. Tubone batangiye kwinjira mu rusengero, tubone batangiye kuza gusenga. Erega Imana irakomeye bavandimwe, Imana kandi ni nzima, haleluya. Maze Bibiliya iratubwira ngo umucyo uramutungura. Niho dusoma umurongo wa 3 w'igice cya 9 ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura. Uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, urandenganyiriza iki? Umwami Yesu ubwe. Maze ngo Sawuli aramubaza ati urinde mwami? Ninde wabwiye Sawuli ko ari umwami se? Urinde mwami? Ngo nawe ati ndi Yesu uwo urenganya. Ndi Yesu. Erega bavandimwe, umwami wacu ni muzima. Ntabwo ari story, ntabwo ari ibintu by'amateka. Umwami wacu ni muzima, ariho, kandi kuba mushaka ariyerekana, kuba mukeneye n'imitima yabo yose arigaragaza. Umwami wacu ariho muri iyi minsi 40 yo kwisonzesha, muri iyi abundant life. Ndasenga kugira ngo ubone ko umwami wacu ariho, akwiyereke hahandi umutegereje,
akwiyereke hahandi uri gusengera, akwiyereke mu buzima bwawe yuko ariho, yuko atari uko uturanye n'urusengero, yuko atari ukubera yuko iwanyu basenga, yuko ariho kandi ari muzima. Bibiliya iravuga ngo aragenda, umwami Yesu aragenda abwira undi mwigisha uri kure i Damasiko, aramubwira ngo genda usange Sawuli umusengere, arahita ahumuka kuko yari yahumye kubera umucyo w'Imana. Ananiya aravuga ati reka uriya mwicanyi, erega nubaje hano aje kutwica, ntubizi yuko aje kutwica, aje kwica abakurikira inzira y'umwami Yesu bose. Yesu aramubwira ati genda nta kibazo, uriya ni igikoresho cyanjye, na biriya byose yakoze azabyishyura, we umugenda gusa umusengera. Bibiliya iravuga rero ku murongo wa 17 dusimbutse ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Umurongo wa 18, uwo mwanya, vuga ngo uwo mwanya nkunda umwami Yesu ukingaragaza ko ari muzima. Iyo akoze ikintu aranoza, ntabwo apfakapfuka kwa kundi twe dusudira ngo tubone ikintu kivuyemo kizima. Oya, iyo akoze akora avec excellence, aranoza akabikora neza ku buryo umenya neza ko ari we wabikoze. Iyo akoze akora bitandukanye nuko anko ajya akora, oncle abikora bitandukanye ukuntu wajya gutabara duke we iyo akoze akorana umwete, akabikora neza, akabikora bisukuye, ashyiraho itandukaniro ku buryo utabyitiranye. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya, ngo ibisa n'imboneranye. Imboneranye ni nka ekaye, sinzi mu Kirundi uko babyize. Ibikaragashi ni ibikaragashi koko, ariko mana ibikaragashi nibive ku maso yacu muri iminsi 40. Nukuri ntugasigarana ibikaragashi muri iminsi 40. Ngo ibikaragashi biva ku maso ya Paulo, ngo arahumuka, ngo ako kanya arahaguruka, agira gute? Arabatizwa. Ninde wamubwiye ko akwiye kubatizwa? Ko nta fermisma yahawe, ko yamaze iminsi 3 ahumye ari mu nzu ari wenyine. Ninde umubwiye yuko ofeti y'umuntu yakiriye Yesu agomba no kubatizwa? Vuguta amaso y'impwemu. Amaso y'impwemu yarahumutse. Ibikaragashi byari bivuyeho mu buryo bugaragara. Bivaho maze arangije. Bibiliya iravuga ngo arahaguruka aravuga ati ngomba kubatizwa. Baramuga turashaka kubatizwa, ati cyane ngombe mbatizwe. Haleluya. Ngo arabatizwa, amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko. Yahise abona yuko akeneye kwigishwa bisisi classe, akeneye guterana, akeneye aba bakurikira Yesu akamwigisha ibya Yesu, kuko we ibyazi nibyo mu isinagogi. None ibikaragashi byavuyeho, abonye yuko akeneye babandi nirukanaga disi ndabakeneye. Nta wundi wakora icyo keretse umwami Yesu. Nta wundi wahindura umutima w'umuntu gutyo keretse umwami Yesu. Uwo wari ugiye kwica ugatangira kumusaba ngo agufashe, uwo wari ugiye kugirira nabi ugatangira kumusaba ngo nagukwigishe uko basenga, nakubatize, kandi wari ugiye kumugirira nabi. Amaso y'impwemu yahumutse. Nta muntu wikwigisha, utangira kumenya icyo ukwiye gukora. Ngomba kujya kubatizwa, ngomba kujya kwigishwa inyigisho zo kunkomeza, nkeneye kujya mu rusengero. Bibiliya iravuga ngo aherako atangira kubwiriza mu masinagogi yuko Yesu ari umwana w'Imana. Iyo amaso y'impwemu ahumutse, utangira kuvuga amagambo y'ubumana muri wowe. Urekeraho kuvuga ibisa n'iby'isi, urekeraho kuvuga ibigaragara nkaho ariko bimeze, uvuga ibyo Kristo agushyize mu mutima. Haleluya. Muri iyi minsi 40 kwisonzesha, ndabizi ko Imana yatwohereje hano
ikaduha kugera hano amahoro, ikaduha ikampa izi nzozi zanjye kubona zisohora. Nababwiye ngo igihe ibi ni inzozi zisohoye, nubwo wenda kuri bamwe bishobora kuba ari umushyitsi wabasuye, ariko jyewe ni inzozi zisohoye, kubera yuko ibi ni amaso y'impwemu yanjye yambonye mpagaze hano kera hashize iminsi, hashize igihe. Amaso y'impwemu yanjye yambonye mpagaze hano hashize igihe. Nkajya mbwira Imana uzabikora tu, hari umunsi uzabikora, nkahoberana n'abariya bavandimwe, nkabonana nabo, hari umunsi uzabikora. None irabikoze. Ntabwo mwayimera amashyi kweri? Haleluya, haleluya. Buriya na hahandi ushaka kugera, na cya kintu ushaka kugera, ese ufite ishusho yawe ukirimo? Nusenga uba ufite ishusho y'iyo business ushaka gutangira, ngo amaso yawe y'impwemu abanza kurebe uri muri icyo kintu. Ese iyo usenga gusa Mana mpa iyo business n'ukuri, cyangwa hari ishusho ufite? Hari ishusho ufite muri wowe mwimbere idatewe n'ibyo uri kureba hanze, izanywe na mpwemu wera gusa. Mpwemu wera mu bintu ari expert mu gutanga les visions, amashusho, iyerekwa. Yakwereka iryo yerekwa uko wakwitwara, yakwereka iyo business uko wayikora, yakwereka iryo shuri uko warikora, yakwereka ibyo ukwiye kwiga, yakwereka ibyo wakora. Ntabwo bimunaniye situation uko yabimeze kose. Ntabwo inaniye Mwuka Wera, ntabwo inaniye mpwemu yera, ntabwo imunaniye. Azi neza buriya no mu rugo rwawe, buriya azi neza icyo wakora, azi aho wapfukama, azi isaha wapfukamiraho bigacamo, azi neza ikiri kugutera ikibazo mu rugo, arabibona, arabizi. Arashaka gusa yuko utangira ukabona ishusho yindi. Nubona indi shusho, n'akanwa karavuga ibindi. Nubona indi shusho, n'akanwa karavuga ibindi. Nubona indi shusho y'urugo rwawe, akanwa kawe kazarekeraho kuvuga ngo nta kigenda, kazarekeraho kuvuga ngo sinzi, byarananiranye, nuko bimeze, sinzi uko byagenda. Oya, akanwa kawe kazavuga ibindi, kuko hari ikindi amaso y'impwemu yawe areba. Ese urireba gute mu myaka iri 5? Haleluya. Urabona uri hehe? Mbariza uwo mwicaranye, urabona uri he mbega mu myaka 5? Urabona ukigenda n'amaguru nyine gutya ujya guterana kuri Abundant Life Church? Urabona uri he? Mumbariza. Urabona ukiri muri iyo studio yawe, iyo annex uracyayituyemo? Mumbarize. Uracyakodesha nyuma y'imyaka 5? Uracyaluwa inzu nyuma y'imyaka 5? Ni hehe uri kureba? Ni yihe shusho ufite? Iyo ni Imana izasohora, iyo ni Imana izaguha kubona, iyo ni Imana izaguha. Iyo niyo dutakira Imana muri iyi minsi 40. Nuko tubwira Imana, Mana iyo mpumuye amaso mbona ndi hano, ariko urabizi neza ngo ishusho ya mpwemu iri hirya, abari hunyambutsa, abari hunjyana neza n'icyo Imana ishaka. Niyo mpamvu iyo dusomye hano mu Bakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 13, Abakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga gutya: nitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he, kugira ngo Abisiraheli batareba iherezo rya bwa bwiza bwamushiragaho igihe cyose. Mose yavaga kuvugana n'Imana afite ubwiza bukomeye, kugira ngo abantu batabona ubwo bwiza agashyiraho voile, akipfuka gutya kugira ngo batabona ubwiza. Noneho gahoro 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 bukagenda bushira, akazagenda akuraho, asigaye asa n'abandi. Mu maso ye harasubiye gusa naho abandi, ariko yajya kuvugana n'Imana avuyeyo arabagirana. Iyi minsi 40 urabagirane we, iyi minsi 40 urabagirane we, iyi minsi 40 ntiguye. Reka mbabwire iki kintu,
hari ahantu Imana igushyira kugira ngo ubashe gusaba icyo ushaka neza. Iyo ubuze ubwenge cyangwa iyo uri umushonji usaba nabi. Reka mbaho urugero kugira ngo mubyumve neza. Umugabo yigishije rimwe nk'uko ndi kwigisha ahangaha, yigisha neza cyane. Arangije kwigisha umudamu akorwaho, araza aramubwira ati mukozi w'Imana, nsaba icyo ushaka cyose ndagikora. Aramubwira ati mfite amafaranga nawe ubwawe utabara, niba ari inzu y'insabe, niba ari imodoka y'insabe, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Ikibabaje rero umugabo nta bwenge yari afite nubwo yigishije neza. Muzi icyo yasabye? Murashaka kukimenya? Murashaka kukimenya neza neza ko muri bubabare se? Ariko reka nkibabwire ntacyo. Yasabye akaradiyo ko kugira ngo ajye yumva amakuru mu gitondo. Aranapresiza, aravuga ngo utampa akaradiyo gacomekwa nta muriro ngira iwanjye. Umpa akaradiyo k'amabuye, k'amapile, niko nshaka. Yarashyizwa heza kubera inzara nyinshi, kubera ubushonji bwinshi, kubera ubukene bwinshi. Ntiyagira ubwenge bwo gusaba. Arinda asaba iradiyo badacomeka, yasabye inzu ifite amashanyarazi, ifite byose. Arinda asaba iradiyo ngo urampe iradiyo idacomekwa. Wampaye, yasabye inzu ifite amashanyarazi. Muri iyi minsi 40 rero duteretswe ahantu, nitugira ubwenge turi busabe neza, turi busabe ibikwiye. Wowe kubwawe ushobora kubona ukeneye imodoka, ariko hari icyo Imana ibona ukeneye. Kubera umujinya ugira, Imana ikavuga iti natwara iriya modoka n'uriya mujinya azagonga abantu, azagira amaksida, azagusha abantu, nawe ubwo azapfa. Ahubwo yarakwiye gusaba iki? Mana mpindura. Yarakwiye gusaba ngo Mana mpindura, Mana ngira mushya, Mana ko ngendana nawe, Mwami Yesu ko ngendanye nawe, ariko ko mbona ndacyareba ibi porno biranyishe. Mana muri 40 jours yo kwisonzesha urampindure Mwami. Amaso yanjye ntakareba ibyo, amaso yanjye ntakareba ibyanduye, amaso yanjye ntakareba ibitejejwe, amaso yanjye arebe ibyawe, arebe neza, arebe ibyejejwe, arebe ibishimisha Imana. Muri iyi minsi 40 Imana iguha ubwenge, nka kiriya cyanditswe nasomye dutangira. Imana iguha ubwenge, umenye icyo usaba. Utasaba akaradi ukarangiza ntakuhawe, kuko Imana ibonye yuko usabye nabi. Icyanditswe kiratubwiye ngo ntabwo tumeze nka Mose witwikiraga mu maso he, kugira ngo Abisiraheli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Ariko imitima yabo yari ihumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo bo baracyagifite. Iyo Bibiliya isomwa, mbega buri usoma Bibiliya ureba cyangwa uyisoma utwikiriye? Ni nayo mpamvu kwanzi kubihira, ni nayo mpamvu nasinzira vuba cyane. Ariko iyo uri kuri televiziyo, agafilme kagezweho hano nakaye, murakazi se mwebwe ko murabo mu nzu y'Imana? Mu kibazo muraza gusanga namwe ni mukazi kuko murabo mu rusengero. Iyo uri kureba agafilme kagezweho, mbega hano aba novela, abagore kuri novela nta nyeganyega, abari kureba uko akwiye gukundwa kandi atabifite. Abari kureba uko abagabo b'abazungu bakunda abagore babo kandi nawe atabifite. Uwe iyo ataha amubaza ati wiriwe se, undi kandi ashaka ngo oh sweetheart, oh chérie. Ibyo bikara umurwaza umutima, kuko uwe iyo aje wiriwe wiriwe nta nicyo bimungwe, ntabwo yitaye. Undi abashaka utubizu bamuhobere.
amaso ararya. Mwari mubizi? Amaso ararya. Kandi amaso ibyo yagaburiye nibyo bizagenga ubuzima bwawe. Mwami Yesu yaravuze ngo ijisho yari rizima n'umubiri wose uba muzima. Ijisho yo ripfuye n'umubiri wose urapfuye. Ibyo ureba, ibyo ugaburira amaso yawe nibyo mvuga ngo birya. Ibyo ugaburira amaso yawe niba ari bizima, wewe wese uzaba muzima. Niba bipfuye, uriya nawe umeze nabi. Ngo iyo basomaga isezerano rya kera, ngo basoma bimeze gutya, ntarora kavuga ngo ariko iriya verse sinayumvise. Nta kuntu wayumva. Amaso yawe ariho igitwikurizo, hariho voile ku maso yawe. Ntabwo bishoboka ko wabyumva kubera yuko amaso yawe aracyahumiye. Umuntu yaraje arambwira ati ariko mbega buriya mu imigani ujye uyumva wewe? Imigani kwigoye kumva. Ndamubwira nuko usoma wowe nkawe, ugasoma nk'ikinyamakuru. Noneho nujya gusoma ubwire mpwemu yera, umubwire ngo humura amaso yanjye, nkuko Zaburi 119 ivuga ngo hwejesha amaso yanjye mbona ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Umwuka wera niwe wenyine uhumura amaso yacu. Mpwemu yera hwezesha amaso yanjye ninjya gusoma Bibiliya mbonemo igisubizo cy'uru rugo, mbonemo igisubizo cy'ibibazo mfite, mbona igisubizo cy'iyi minervare nabuze, mbona igisubizo cy'iri shuri, mbona igisubizo. Mu ijambo ry'Imana harimo byose. Bibiliya iravuga rero ku murongo ukurikiyeho ngo ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwe, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Hari iri ku maso twayibonye, ngo ariko hari n'iri ku mutima. Niyo mpamvu ya rya sengesho twahereyeho ngo amaso y'imitima yanyu agire gute? Ahweze, ahumuke. Ngo ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara, vuga ngo nyamara. Biba mu Kirundi mbega nyamara? Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo umuntu yarari mu nzira ze bisanzwe hanyuma agahitamo ngiye guhindukirira umwami, ibi bibazo ni byinshi, ndabona bindenze, ndabona ntazi uko mbigenza, nta n'imbaraga mfite zo kubikemura. Kubw'ibyo ndahindukiye ngiye kureba umwami, ngiye kumuhanga amaso. Nta muntu wahanze umwami Yesu amaso ukozwa n'isoni. Ntabwo bishoboka, ntibibaho. Nanjye ubwanjye narabibonye. Ntabwo ushobora guhanga amaso umwami Yesu ngo ukorwe n'isoni. Tuzira kwirwariza, tuzira kwigwanirira. Tuba dushaka kutekinika ibintu twenyine, tubitunganye, dushake ibimenyane, dushaka uwavuga iki n'uwavuga iki. Ibyo nibyo tuzira. Ariko nurekura ukavuga uti nta mbaraga mfite n'ubundi, nta n'ibyo nshoboye, nta n'ibyo nakwishoboza kwanza jyenyine. Iyo umuntu ahindukiriye umwami, Bibiliya iravuga ngo inyegamo igira gute? Gica gikugwako. Hariya bavuze gute? Ico gitwikiro. Yego, gica gikugwa. Igitwikiro gica gikurwaho, gihita kivaho. Sinzi ukuntu umwami Yesu ajya abigenza, agakuraho ikintu hajya bya bindi nibi ibicaka ibikaragashi, akabivana ku maso yawe, ugatangira kureba nk'uko ugomba kumera. Rw'inyegamo ikuweho, inyegamo ivuyeho, dutangira kureba, dutangira gusenga. We wasengaga iminota 5, utangira gusenga iminota 30, utangira gusenga isaha. Ujya muri chambre de prière ukanga kuvamo, ukumva urashaka gutindayo, ukumva urashaka gutinda. Inyota y'ibintu igenda ivaho, igenda ishira. Iyo umuntu ahindukiriye umwami Yesu, ibintu byose, les aspects de la vie bijya ku murongo nk'uko bikwiye. Ariko iyo kireba udufaranga twawe, kandi se tuba ari tungahe? Ko ari tubiri. Iyo kireba amashuri yawe, iyo kireba umuryango wawe, iyo kireba ko ufite abagukunda n'abagufasha,
umwami Yesu aravuga ati hariya nta mwanya mfite, hariya sinamushobora, reka mureke nawe agerageze, reka mureke nawe yirwarize, naruha narekeraho azampindukirira. Iyo umuntu ahindukiriye umwami Yesu, nkuko Sawuli yahindukiye umwami Yesu akavuga ati ndarushye sinyibishoboye, ndabibona ibi bintu ntabwo nabigeraho. Iyo umuntu ahindukiriye umwami Yesu, inyegamo ikurwaho, cya gitwikiro kivaho, ugahumuka amaso ugatangira kubona nkuko bikwiye, ugatangira kumva impamvu ukwiriye gusenga, ugatangira kumva yuko hari aho Imana iguteze, utangira kubona no mu nzu y'Imana hari ibyo ugomba gukora, urekeraho kuza nk'umushyitsi, utangira kubona oya hari ibyo nakora, hari ikintu nakora. Naho ubundi amaso agihumye, ayo mu mutima n'ayo mu mubiri n'ay'impwemu, iyo agihumye ureba imyanda batakubuye neza, ukareba intebe batahanaguye. Mbega baba bantu ba protokole bashinzwe iki? None kuki batahanagura neza? Ureba ibitagenda mu rugo rwawe uba negatifu, ureba ibintu byose bitameze neza, ureba uwambaye nabi, ureba abana bakoze ibibi, nta cyiza ubona. Ndasenga ngo muri iyi minsi 40, muri iyi minsi yo kwisonzesha, umwami ahumura amaso y'imitima yacu. Niba hari isengesho rikomeye twasenga, ni ukuvuga ngo Mana se umwami wacu Yesu Kristo, humura amaso ya mpwemu yanjye, humura amaso ya mpwemu wanjye, ume kubona. Iyo umuntu ahindukiriye umwami atangira gushyira priorite neza mu nzira, yibuka aho amafaranga akwiye kujya, amenya ngo aya ndayahera hano, aya ndayashyira hano. Iyo utarahindukira umwami byose uravanga, cyangwa ugasesagura, cyangwa ukayajyana hadakwiye kujya. Ibyo bikazana intonganya mu rugo, ibyo bigatuma nawe wibaza, ariko ashize ate ko narinzi ko ari bishobore byose. Ariko ibingi, ariko ntabwo bivuga cyane cyane abagabo bene data, haleluya, ntabwo bivuga kubera yuko ibyo ni iby'abagabo, amen. Kandi nanjye ndekeyeho no kubivuga, hano ubwo nongera kubivuga. Ariko iyo umuntu ahindukiriye umwami, ibintu amenya kubishyira kuri priorite. Ubuzima bwawe burekeraho kuba desordonné, burekeraho kutagira gahunda. Utangira kumenya ndatangira n'Imana, ndahera n'Imana, utangira gutinya Imana. Muri wowe harahinduka, muri wowe haza umuka mushya, muri wowe hari ibindi bishyashya ubona birenze ibyo wowe warusanzwe ureba. Haleluya. Ngo iyo umuntu ahindukiriye umwami, inyegamo ikurwaho, inyegamo ikurwaho. Wa mugore wabonaga ko nta kigenda, utangira kubona kameme hari utunazi, utangira kubona ko bishoboka. Erega ibi bintu by'agakiza ntabwo ari bidufasha hano ku rusengero gusa, bitujyana no mu ishuri, no ku kazi, no mu rugo, no mu nshuti, hose bigerayo. Haleluya. Niyo mpamvu nifuza ko dusenga. Ubashaka dufata iminota nubwo yaba 15 cyangwa 10, niba tukifite simbizi, hageze saa